apart yo gukora translation hari n'ibindi bintu umuntu ajya akenera gukora mu ushobora gukenera gukora harimo nko gusiba inyandiko udakeneye. Niba hari inyandiko utagikeneye ushobora kuyisiba, uraza hano ukakanda delete ukemeza cyangwa se ugakansolingana uburenganzira bwawe delete. Okay, iyo nyandiko ubwo ako kanya iba yagiye. Ikindi ni ukurineminga. Ushobora gukenera kurineminga ibi biri hano. Urabona nka hano, ubona ko uko byenda ko siri izina ninjye warishyizeho nararineminze, kuko ibi ni akenshi guha biba bimeze gutya. Ushobora kuza akanda rename, uhita wazana izina rye risanzwe ririho, ukaba ushobora gushyiraho irindi ryawe ushaka. Yes, ushobora kurineminga rero, ushaka gukora nk'utu undi ugasevinga. Yes, ibyo ni ibyo ushobora gukora. Ikindi iyo ukanze kuri new translation, iyo ukanze kuri new translation yari izanye ibya mbere. Iyo ukanze kuri new translation ukareba hano, ushobora gukora iki, add file. Ushobora kuba ufite nk'inyandiko iri muri PDF, iyo nyandiko ukaba ushaka kugira gute, kuyitranslating. Si ngombwa ngo ubanze ugire gute exporting muri Word n'ibindi byose. Ubasha guhita uza hano ugashaka inyandiko yawe iri muri PDF bitewe na hano ibitse. Kandi wenda muri documents ndebe ko hari inyandiko nabonamo, ariko reka mfate nk'iyi ngiyi text to, ntabwo nzi ibintu birimo ariko reka bariyo mfata. Urabona bahita bayishyira hano, ubasha guhita ukanda extract text kugira izana amagambo ari kuri iriya text. Extract, yes, dore ngaya amagambo arimo ngaya. Ubasha guhita ukanda translate, ugatranslatinga. Urabona yuko aka ni akantu keza cyane. Aka ni akantu keza ushobora gukoresha mu bintu bigiye bitandukanye. Ikindi ntekereza ko umuntu akeneye kumenya ni uko iyo ukanze kuri view all ubasha kubona translation zawe zose. Ubasha kuviewinga translation, ubasha kuyisiba nkuko na hariya byari bimeze. Ubasha no gusacinga hano by name, ukandika ukareba ko hari translation iza. Wenda akaturebe kandikemo God. Urabona hari translation zirimo God, urabona zitaziza. Yes, ikindi hari paginated. Ushobora kuba ufite izindi inyandiko nyinshi za kera, urakanda hano ukakanda. Urabona njye mfitemo nyinshi kuko translation ni ikintu nkora cyane. So ntekereza ko ari ibyo nashaka kukwereka ku tuntu dutandukanye tundi nashyizeho hano kugira ngo byoroshye imirimo umuntu abasha gukora akoresheje iyi tool.